twegereye waduhanze akaducungura kuri buri munsi kubw'izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Amahoro bana b'Imana, ni muhumure, Imana yaje kudusura kubera urukundo rwayo. Dutege amaboko y'umutima twakira urukundo rw'Imana kuri wa kabiri w'icyumweru cya kane cya Adventi tariki 21 Ukuboza 2021. Isomo rya mbere ryo mu gitabo cy'indirimbo ihebuje umutwe wa 2 umurongo wa 8 kugeza ku 14. Ndumva ijwi ryo nkunda ngo yaraje arataraka mu mpinga arasimbuka imisozi. Uwo nkunda ameze nk'ishashi cyangwa ishashi y'impara, dore nguyu ari inyuma y'inkike yacu, ararungurukira mu madirishya, arahengereza mu mbariro. Uwo nkunda yateruye kuvuga arambwira ati, haguruka nshuti, iyizire mwiza wanjye, dore itumba rirashize, imvura irahise yacitse, indabo zakwiriye igihugu, igihe cy'inkera cyageze, ijwi ry'inuma ryumvikanye mu gihugu. Umutini waturitse imbuto zawo za mbere, n'imizabibu yarabije iratama impumuro zayo nziza. Cyo garuka nshuti, iyizire mwiza wanjye, kanuma kanye kibera mu mitutu y'urutare, mu bwihisho bw'imanga, reka ndebe mu maso yawe, niyumvire n'akajwi kawe, kuko ijwi ryawe rinshimishije n'uburanga bwawe ugatera ubwuzu. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi ya 33. Nimukomere mu mashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya. Nimusingize Uhoraho mucurange ikembe, mumucurangire inanga y'imirya 10. Nimumuririmbire indirimbo nshya, mumucurangire binoze murangurura amajwi. Nyamara umugambi w'Uhoraho ugumaho iteka ryose, n'ibitekerezo by'umutima we bigahoraho uko ibihe bigenda biha ibindi. Hahirwe hanga Uhoraho abereye Imana, hahirwe umuryango yitoreye ngo ubimbata ye. Twebwe rero twizigiye Uhoraho, niwe buvunyi bwacu n'ingabo idukingira. Ibyishimo biri mu mutima wacu niwe bikomokaho, amizero yacu akaba mu izina rye ritagatifu. Nimukomere mu mashyi Uhoraho, nimumuririmbire indirimbo nshya. Nyagasani Yesu nabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu ko yanditswe na Luka umutwe wa mbere umurongo wa 39 kugeza ku 45. Muri iyo minsi Mariya arahagurutse agenda yihuta ajya mu misozi miremire mu mujyi wa Yuda, agera kwa Zakariya aramutse Elizabeti. Nuko Elizabeti yumvise indamutso ya Mariya, umwana twite yisimbiza mu nda, maze Elizabeti yuzura Roho Mutagatifu. Arangurura ijwi ati, wahebuje abagore bose umugisha, n'umwana twite arasingizwa. Mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere? Dore mbaye ncyumva indamutso yawe, umwana yisimbizanye ibyishimo mu nda yanjye. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Urahirwa wowe wemeye ko ibyo watumweho na Nyagasani bizaba. Amen. Bana b'Imana, nidukundane kuko Imana ari rukundo. Deus caritas est, Dieu est amour. Imana n'urukundo. Umunsi umwe umugabo aherutse kurembuza mugenzi we ngo bajye mu misa, ati tujye mu misa sha. Undi aramusubiza ati ema reka da, aho nahereye njya mu misa igihe cyose ngiyemo bavuga ikintu kimwe gusa, naho ndihangana. Koko babuze n'ingingo bajya batubwiraho. Buri misa ngo ni urukundo, buri misa ni urukundo, buri munsi ni urukundo. Ubu se guhora mu mwenda umwe bene ubusa umwanda koko? Wa mugabo nyirekera, umunsi batavuze urukundo muzantumeho babyeyi. Bana b'Imana no kwitonda. Umunsi utazumva bavuga urukundo uzamenye ko ugiye gupfa bizabyegereje, kandi gupfa hagaze nabyo byabaho. Kubura urukundo ni urupfu. Mutagatifu Agustin we ati, aime et fais ce que tu voudras. Kunda maze ukora icyo ushaka. Naho rero umukristo muvandimwe, ntugategeze ko bagutumaho ngo urukundo ngo nibaruhagarika ngo bazagutumeho. Nurambirwa nuko duhuza urukundo ku munwa buri munsi, uzamenye ko kakubayeho karabaye. Uzitegure ko gupfa byagereje, car l'amour parfait chasse la crainte. Urukundo rushyitse rwirukana ubwoba. Niba ufite urukundo ruhamye koko, ntibakagombye gutinya amasengesho, ntibakagombye gutinya misa, ntibakagombye gutinya gusura abavandimwe, kuko nyine urukundo n'impuhwe n'imahwi. Bya bikorwa by'impuhwe ko ari 7 harimo no gusura. Amasomo uyu munsi hagarutsemo ijambo urukundo, aho tuzanatwa kwishyira ku irembo rya Zakariya nka Elizabeti usuwe na Bikira Mariya, mu gutangara agira ati, mbikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wanjye ngenderere? Igisubizo kiracyari cya kindi, c'est par l'amour.
ni urukundo rubikoze, ni urukundo rugenza Bikira Mariya agasimbuka imisozi aza kureba Elizabeti. Ngiyi ingingo yacu y'urukundo igira iti la joie et l'amour de porter le Christ aux autres, urukundo rwo gushyira Kristo abandi. Igitabo cy'indirimbo ihebuje twazirikanyeho mu isomo rya mbere ni igitabo cy'indirimbo y'urukundo, ni igitabo cy'urukundo rw'abakundana rushushanya urukundo rw'Imana n'umuryango wayo, mariage entre Dieu et l'humanité, cyangwa urukundo Kristo akunda kiliziya ye akayitangira. Hari uburyo nka bune twakwerekezaho urwo rukundo rwagarutsweho mu isomo rya mbere. Uburyo bwa mbere twarufata nk'urukundo rw'abashakanye nk'uko Imana ibyifuza, umugabo agakunda umugore n'umugore agakunda umugabo. Uburyo bwa kabiri ni urukundo Imana yakunze Bikira Mariya nk'umugore wayo, mère du verbe. Uburyo bwa gatatu ni urukundo rw'Imana ku bantu bose, rwa rukundo ruzigaragaza kuri Noheli iregereje. Noneho uburyo bwa kane ari nabwo rurangiza ni urukundo rw'Imana kuri roho yanjye ari nawe yawe, Imana nanjye Imana nawe personnellement, umwihariko wanjye n'Imana. Urukundo rero ku buryo bwa kane rwo rukaze nirwo rukomeye kwerekezaho urukundo rw'Imana. Uyu munsi twumvise Bikira Mariya urwo rukundo mu bikorwa muri Ivanjiri ngo ajye gusura Elizabeti akamushyira Yesu, porter le Christ aux autres, être un Christophore. Turazirikana yibukiro rya kabiri mu bicyo kwishima Bikira Mariya gusura Elizabeti mutagatifu, dusabe inema yo gukundana. Guhera ejo twumvise ko Bikira Mariya wari umaze gusama inda y'umucunguzi yahawe n'amakuru n'umumarayika ko Elizabeti mwene wabo atwite. Bikira Mariya rero n'umuhate mwinshi ahita afata nzira agiye gusura Elizabeti, la visitation. Abavizitandi naho muri mwese turabasuhuje. Hari ibihe bitatu twazirikana muri iri sura. Ubwa mbere Bikira Mariya abwirwa na marayika, icyo gihe Mariya yakira ijambo rihindura ubuzima bwe. Ubwa kabiri kugenda n'umuhate, kugira ishyaka, kwihuta gufasha abandi. Icya gatatu ni ukwinjira mu rugo rwa Zakariya no gusuhuza Elizabeti. Bikira Mariya ageze kwa Elizabeti aramusuhuza, indamukanyo mu gihe bureyi yitwa shalom shalom shalom, c'est la paix, amahoro, comme bonjour. Hari ibitangaza bibiri by'iri sura tumaze kumva. Umwana yisimbizanya ibyishimo mu nda na Elizabeti yuzura roho mutagatifu. Ni koko abakristo bavandimwe, umuntu utwaye Yezu wese atanga ibyishimo, dore ko ntawe utanga icyo adafite nyine. Avuga neza, nta jambo ry'umuvumo rishobora kurangwa mu kanwa ke. Atanga ijambo ry'ubuzima rihumuriza, rikiza, nka Bikira Mariya nyine. Hari ijambo ry'ibyishimo ryakoreshejwe kwa Bikira Mariya uwo twabizirikanye no ku cyumweru cya Gaudete. Iri jambo ryo mu Kilatini ryitwa Gaudium, bisobanura ibyishimo bikomeye by'imbere, indani, bya byishimo byo mu mutima bitagaragarira inyuma. Ariko igitangaje byaje gusendera muri Yudeya yose, mbese nko kwa Elizabeti ngo twabyumvise. Bakristo bavandimwe, abakristo benshi bavuga ishapure, hari benshi batajya bibuka ko ishapure igeze n'amagambo y'Ivanjiri dukoresha. Wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa. Ana magambo ya Elizabeti mutagatifu yavuze yuzuye ibyishimo. Ishapure cyangwa nakuramutsa Mariya ivuzwe neza itera ibyishimo. Nyaboneka do grâce, nugira ubuntu ukabangura ishapure yawe. Natwe tujye twihata nka Bikira Mariya, twitonde tuyivuge tuzirikana twaye guhuragura no guhushura. Nta guhushura ndakuramutsa Mariya kuko ni ibyishimo. None se ahushura gute ibyishimo? Kuvuga ndakuramutsa Mariya cyangwa ishapure ni ukwishimana na Bikira Mariya. Kandi burya ibyishimo ntibitandukana n'ukwemera. Twibuke ko ari ibyishimo by'imbere indani, Gaudium. Ibyishimo n'ukwemera birajyana. Hari ubwo abantu bamwe bashobora kuguhemukira, abandi bakakurenganya, abandi bakakugira ubugome butandukanye. Ariko ndakubwiza ukuri, iyo ubanguye ishapure yawe ukavuga ishapure neza, ugasubiramo amagambo ya marayika, ndakuramutsa mutoni w'Imana, Nyagasani ari kumwe nawe, ugasubiramo n'aya Elizabeti, wahebuje abagore bose umugisha n'umwana utwite arasingizwa. Aya magambo n'amagambo yuzuye urukundo. Ndakubwiza ukuri koko, niba koko uhari wese uzajya kuyirangiza urukundo rwagusendereye roho mutagatifu nk'uko kwa Elizabeti, uzarangiza wifitemo imbabazi, ibyishimo. Nawe utere nka Elizabeti uti mbikesha iki kugira ngo nyine umutegetsi wanjye angenderere? Nta kindi, c'est par l'amour. Urukundo rugenza Bikira Mariya. Birababaje bakristo bavandimwe, Imana iratuzanira ariko akenshi dufunga ibiganza byacu twakira urwo rukundo. Nyamara Imana iba yiteguye kutumanurira, natwe cyacu no gutega amaboko nyine tukayora.
tukayora urukundo rw'Imana ababyeyi. Ngo umunsi umwe abana barimo bakina umukino witwa joteme, ndagukunda. Uwo mukino rero ukaba warabasabaga kuwukina mu byishimo barimo baseka kuko nyine niho uryohera. Nuko nguko bari bari ku murongo bashoreranye ko ari batanu, hatangira uwa mbere aseka abwira uwa kabiri ati joteme. Uwa mbere ari guseka, uwa kabiri abwira uwa gatatu ari kumwenyura ati joteme. Uwa gatatu abwira uwa kane ati joteme, ariko abivuga iryinyo ritava ku rindi atamwereka inyinya. Uwa kane wimugezeho abwira uwa gatanu ati joteme, ariko muki nabi n'uburakari bwinshi. Nuko uwa gatanu bamugezeho ko kuvugira mu ndasa, inzara yari natangiye no kumuruma, yarambiwe yananiwe, yatangiye kunanirwa. Yakira iyo jeteme y'uwa kane muri ya ndansa. Nuko asubiza uwa kane kakewa kagihomagarura, aramusubiza ati ndagutema. Babyeyi, ngo kuko joteme irangira muri ndagutema. Igihe koko rwa rukundo rwahoze ari umukino w'abana babyeyi. Muri iyi minsi natwe ntiduhema kubona urukundo rutangira muri joteme ariko rukazarangira muri ndagutema. Ndakumena, ndagutema, ndakwasa. Aho muri za fiançailles henshi umwe bari gutera undi umuto mukaze cyane ngo intebe yawe iri mu mutima wanjye. Undi yabyumva ati buri urabizi meze nk'ifiri mu mazi, ndakubwiza ukuri uramutse ukamye napfa. Undi yabyumva nawe ati ariko urabizi uramutse upfuye ninjye bahamba babyeyi upfuye. Aha, iyo bigeze aha ngaha ndakubwiza ukuri birangira muri mpanguhe. Wagize se ngo wa musore nagutera inda muri joteme, igihe kizagera atangiye kukwihakana ngo uramubeshyera ngo indasiye. Wagize ngo hari ndagutema birenze ibyo, ngo urugwango babyeyi rurenze. None se ya fina y'amazi biracyakundana? Wagize ngo abashakanye bamwe na bamwe iyo maze kubyara mu rugo rumwe umwe atakimenya undi, bikazarangira muri divorce za gatanya. Wagize se ngo hari ndagutema irenze iyo ngiyo? Gatanya mu babyeyi mu shitani, divorce, ndagutema nyine. Urukundo rutangira bagushimashima bikaza kurangira bagushimuse. Gushimuta ababyeyi. Urukundo rutangira mutembera rukazarangira mutora amashashi. Ngo rwa rukundo rwampanguye rwandi rwa ntacubucu busa rutangira muri sheri rukazarangira muri sha. Ngo kuko abantu bamwe mva hindura ijambo urukundo bakaritwara uko bashatse uko babyumva, kandi ubwaryo ridahinduka. Imana ntihinduka, Imana ni rukundo. Burya igihinduka nuryakira. Ngaho mwana wa gatanu tumaze kumva muri wa mukino, joteme iza kumugeraho yafunze isura, yabishe, iryinyo ritari kuva ku rindi, bikaza kurangira afasha nk'umupanga cyangwa icyuma. Nivugira icyuma bita gatanya, icyuma bita ingeso mbi z'urukozasoni, icyuma bita ubuhabara, icyuma bita guca inyuma. Icyo ni icyuma babyeyi ujombo mwashakanye. Icyuma bita icyaha kiraryana, mbese ngo haseke nyine utangira kongoshyeshya ko azakunezeza n'ibintu byiza bya joteme, ndagukunda, bikazarangira nyine agutemye, agukembuye pe, ugiye hehe mu muriro uhiye. Shitani aragushima by'akanya gato ariko akaza kugushimuta igihe kirekire. Urukundo twarujyanye n'amazi atagira ibara, ntahumura, ntagira ibara, afata ibara ryaho ageze ikintu arimo, couleur du récipient. Naho rero umukristo muvandimwe, urukundo ni rusanga wishimye, wifite mu bya byishimo by'imbere gaudium n'ibya Bikira Mariya, nawe uzatangira ibyishimo nyine nka Bikira Mariya kwa Elizabeti. Ni rusanga wishimye nanone uzarwakira nk'uko Elizabeti yarwakiriye, ndetse bikamutera gutangara avuga ati bikesha iki kugira ngo nyina w'umutegetsi wa nyangenderere? Nta kindi bikesha n'urukundo rw'Imana. Bakristo bavandimwe, buri wese ahari ajya yitondera ijambo urukundo, bityo ntakurikinisha nk'abari abana ngo turushyire mu mukino gusa, ugakunda umuntu gusa ari uko hari icyo mucunzeho. None se kiramutse kirangiye wakomeza ukamukunda? Umuhanga ati ngo umuntu numubaza impamvu agukunda akayibona, uzamenye ko nta rukundo ruraho, kuko urukundo nta mpamvu rugira. Igihe impamvu izaba yabonetse y'urukundo yo gukunda, nta rukundo ruraho. Uwo ni nko mukino w'abana nyine, uwanyobeza ajya kumugeraho isura yahindanye ari gutemana. Ngo kuko abashakanye bamwe bashobora gukundana urukundo rw'abana, urukundo rwa cyane, aho biba ngombwa kugira ngo ukunde undi ngo bigombera akantu babyeyi yaba atakabonye agahita kwanga ako kanya. Bikira Mariya mu gukunda ntigeze agira akantu asaba Elizabeti ngo kugira ngo mukunde. Bikira Mariya wibwirije asimbuka imisozi n'agasozi, tunazirikana ko icyo gihe nta binyabiziga byabagaho nk'uko tujya twidegembya ubu kugira ngo bibe byamufasha urugendo. Nta modoka, nta moto,
yewe habe n'igare, ahubwo yakoresheje amaguru n'umuhate. Yafu nibagara ubushuti ngo ni akarenge, ariko twe kubera ubutesi bw'iki gihe n'ubunebwe, ariko ofone urwango ruba rwihishe inyuma yabyo. Hari abanebwe bamwe batinyuka bati harya kujya ku bwiherero nangahe, kujya muri dushe ndategesha ngahe. Kuri iyo foto mubyeyi umuntu uri kujya muri dushe akagombera gutega. Hari abose bamwe bajya kumena ibyatsi mu ngarani iri munsi y'urugo, bakabanza bakatsa imodoka bakagenda mu modoka n'agatebo kamwe ngo bagiye kumena ibyatsi munsi y'urugo. Ngo ubunebwe bwa ndagutema, ce n'est pas je t'aime, c'est ndagutema. Ndagutema birangira witemye, no kwitema noneho. Yezu na Bikira Mariya mumpe gukunda nyabyo, mumpe urukundo rushyitse, kuko hari abantu benshi nashyize muri blacklist nkabashyira mu mutima wanjye nkabanda gutema. Yezu na Mariya munyongera urukundo, nzirikana ko iyo urangije gutema abandi birangira nawe witemye. Mbasabye inema gukundana buri munsi, Yezu na Bikira Mariya. Amen. Mwese Imana ibaho umugisha, Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musukuru Dislasi, Diyosezi ya Cyangugu. Umukiza yatuvugiye